mfite bebu binkorera adankorera ambura kuri koro ngahangayika adankorera afite face binkorera idankorera na nyina mu bajama bakanyikorera ngo mfite bebu binkorera mfite bebu binkorera ya uburyo tubikoramo bucanga benshi baby komeza ubikore gutyo ntuhindure abadufitiye imihari bananire bazayahekenya bayamarire mu nda bajama banje oya mwika ikintu imbere ye ntimwamuhindura mwibaza ibyo azahantu abikomora ngo umenya yarabyigiye no mu Buhinde yamani yamani tukagusanga kuzembaga rashi yamani twongeye kubaha ikaze mwebwe mukurikirana DTR mwebwe muri Iburasirazuba iburengera bwaryo amajyepfo amajyaruguru ndetse naho bibera aho bita mu mujyi wa Kigali tubahaye ikaze kuri DTR tunashimira mwebwe mukunda gukurikirana DTR nk'aba Gerard Ndabareba ba Boris bande ba Joseph na intaro zose mwese mudukurikirana ba Firosi bande ba Claude ba Claudine na ba Mike n'abandi bose nibagiye n'umuntu bita Chantal ndakureba n'abandi benshi cyane bakurikirana DTR bakanayikurikirana umunsi ku munsi mwebwe mwakoze subscribe mugiye no kubikora neza mushyiraho ikintu kimeze nk'ukenyereka ko mudukurikiye cyane mukanda no kukazogira turabakunda cyane hano imbere turi kumwe n'umugabo ugiye kubidukora cyangwa se akatubwira aho bibera nadusobanurira bimwe mu bintu ari gukora muri iyi minsi cyangwa se agiye kutwibwira gusa akombarobeshejeho n'umuhanzi reka mu bro ya nirashi nk'umusaza inzambaha ibyanyu mbabwira ibyanyu byose intangiyeho n'ikintu kigoye gutangira bisaba kwizirika kandi bisaba kutarekura ibigoye ntuzabihunge yamani ya nirashi bro nirashi tu yamani nirashi utangiye kuri vibe za danje urumva tangiye kuri vibe za danje ewana ibintu byose ndabona ari waneza kugafuro keza kuki bro wambaye akantu keza hari akantu nakunze niba ari impeta yahehe niba ari iz'abami umva nanjye mba nagiye nyine nkigeraho nyine tu avuga ati kariya kantu walayi karankorera nyine tu ndagakunze kariya kantu ni neza ni amabara ni imiti yatugwaye ikaze da face tugwaye ikaze kuri DTR urakazaniza bro yamani murakoze bro ubu nahageze hamwe bibera nyine tu kuri Dama TV kuri Dama TV tugwaye ikaze murakoze urisanga muri studio za DTR asante papa yamani atungiye twibwira ngo ni Rashi Rashi ni izina ryiza nkunda no kumva ko kuno katikati ya Rashi ubundi rituruka kuki mani Rashi nyine tu urabona Rashi ni izina niswe nyine tu n'abaji banjye nyine twakunda gukina umupira biva kuri Rashford noneho ngiye mita ndiye na mukuru nyine nitwa Rashi nyine tu witwa Rashi artiste Rashi ndamuru Rashi zibazira benshi bro tugwaye ikaze Rashi tugwaye ikaze kuri DTR nibutsa bakurikirana DTR ko Rashi uko atangiye yivuga namwe mwamwumvishe n'umuhungu mukuru mungu zicyakora mungu kubita afungiye urankanze bro cyangwa ari kakanda abasore batanya gukanga abantu bro man twebwe amabage yacu naga barimo amapusi bro ngwiki bafitiye byinshi byinshi mama afite byinshi ngamabage yacu naga bamo amapusi ninde bage ni tuba dufite ibikoresho bro tuba dufite ibikoresho nyine tunuko yarimwe na rimwe nyine tu abariso mariaso za denja nyine tuba ibikoresho tuba tubifite bro ya bro winjiye mu muziki ntabwo nyine maze mwigiye kiri nanjye ndi mushya nyine muri iyi industry ya music tu gusa nayo nshaka kurambamo nyine byatari nyine tu yandaje nta gusubira inyuma bro ese ni iki uzaniye abanyarwanda kizatuma uramba muri uyu muziki ukajya gukompeta n'abandi bro man nyine tu ni kumwe nakubwiraga nyine tubafitiye byinshi mu mabagi yacu tubafitiye nk'utuzigo twinshi tugiye dutandukanye
kandi nyine wumve ngo nagusubira inyuma nyine bro. niyo hazamo inzitizi niyo hazamo n'abantu bagufera sa bravo ntabwo nyine babura, ariko muri industry ya music ubu byiteguye byose, uvuze ati ngiyemo nyine buri kimwe nzabamo nacyo ndacyiteguye, kandi nyine ntabwo ucika kimwe nyine tuya n'umuntu yanagikavaringa mu buzima busanzwe iyo utari muri industry uri muri studio ntabwo wibereye mu biki? yanjye nkunda kuba nibereye muri mekanike nyine biki byatari. noneho umuziki ejo umuziki ko mbona umuziki ubanza lista ubanza abamo umufungo, mekanike nkabifatanya nka biki byatari. umuntu wavuga ati ni haso nyine bro, navuga ati nagukatira nyine. abona umuntu abavuye ku mashuri n'iki, ariko nyine umuntu aba afite byinshi nyine, impano umuntu aba azifite bro. bro, aba ari ibintu bidasanzwe kuba wafata ikindi kintu urumva ukabihuza, ukabihuza ku buryo umuntu yashaka kuba akora ibindi bintu akajya mu muziki akajya kukompeta, aba ari ibintu bya danje. ariko niba ubifatanya bro, pull up bro. kabisa burya bisaba kuba ibintu bikunze arashi. ukijya mu muziki cyane cyane ntabwo abantu babonye abantu bakuca intege bakubwira ati ibi ngibi ni agafu n'ibiki n'ibiki. ntabwo byabura abantu urugendo ubabona bakubwira ati bro biriya bintu uri kujyamo ntabwo nyine ntabwo bizaguhira, ahubwo nyine wowe kuko ubikunze kandi uzi icyo ushaka, ntabwo ubiha time yawe nyine uravuga ati ngerekanwe noneho, ubundi ntabwo wakatira kubera rubanda urakora nyine bakemera ahubwo arashi. mu buzima busanzwe muri industry tubana n'ibintu byinshi bitandukanye. ese muri iyi industry urimo cyangwa se iyi kariyeri winjiyemo, ni nk'ibihe bintu biguca intege cyangwa se ni nk'ibihe bintu bijya ubona bihinduka bikava ku rwego rumwe bikajya ku rundi? niba ari ibintu wenda bimeze bite? nyine hari igihe utangira nk'ikintu ukabona nyine ntabwo kigiye nk'uko wari ubyiteze, ugasanga nyine hari n'abantu bagenda bagusubiza inyuma, ugasanga nyine ibintu wenda nk'ukuntu nk'abantu bafashaga umuntu ugasanga birahindutse nyine icyo gihe kenshi na kenshi rimwe umuntu asubira inyuma ugasanga ni ibintu nyine umuntu agenda abona bica abandi intege. utangira iyi industry cyangwa iyi kariyeri ababyeyi bawe babyakiriye gute? urumva nyine ntabwo watangira babyumva aribwo ugitangira, hari igihe babyumva nyine nk'aho ugiye kubananira cyangwa n'iki, ariko nyine uko bagenda babona nawe uko ugenda witwara muri yo birangira babaye abafana kabisa. ariko amakuru mfite nuko umufana wa mbere aba ari umubyeyi ubundi umubyeyi yaguha pull up nyine umva ntabwo senda wagusubiza inyuma ati nta muntu wapfa kugusubiza inyuma ko yiboneye, ntabwo byabaho. cyane cyane nkunda kugaruka wenda muri industry bitewe n'uko ikiganiro aba arizana impano, duca hirya no hino dushaka cyangwa se twibanda ku mpano zikizamuka. kurikira neza abantu bakurikirana DTR akenshi tuba turi kumwe n'abahanzi bakizamuka cyangwa se n'abandi bantu bafite talent, bari talented n'ibintu wenda ubona bacinjiramo. twe ntabwo papa sida DTR ari ukuvuga ati wenda dushaka nk'abasitari, oya, ikiganiro nizana impano. muri urugendo rurimo ni nk'iki kintu wenda ubishaka, ni nk'ihe ntambwe ushaka wenda gutera? njyewe nyine nk'ubu wenda namwe mwazigiye nyine tuzana impano mwazigiye kabisa nyine gusa nyine umuntu burya buri wese akora afite intego. nanjye mba numva nshaka gukora cyane nyine ibintu bikaba big ku buryo umuntu nyine yamenyekana aba mu gihugu ndetse no hanze yacyo nyine ni ibintu biba bishimishije bro. ni ibintu nyine biba bishimishije, gusa nyine namwe muba mukenewe muri byo kugira ngo nyine mudusapotinge. nyine nkazana impano nyine muba mwabidukoreye fresh. ubonye amahirwe yo kwicarana n'umuhanzi wenda muri iki gihugu wenda ubereye umufana, kuko nta muntu ubura umufana. hari igihe umuntu wenda ushobora kuba utari umufana ariko agasohora ball
ukabonera gukomye. Yeah. Ni nk'uhe muhanzi wenda wigeze kubona wenda nk'uko ikiganiro bizana imana ufite wenda nk'abantu ukigiraho sibyo, cyangwa ufite nk'abantu wenda uvuga ati bari abantu barakoze bari abantu kabarespectinga? Njyewe abantu bambere nemera nyine bakoze kandi n'ubu bakikora nyine buriya Tuff Gang yose timu yawe yose ya Tuff Gang ndayemera byatari. uriya muci Betray ndamwemera n'abana bapeti bose barimba diriri nyine bamwe n'ababikora ruzungu byatari, nanjye mba numva natera ikirenge mu cyabo nyine Tugaruke ku itsinda TG. TG ni itsinda bita Tuff Gang, ariko ryaje kugihura n'ikibazo. Muvandimwe umwe ari we Tuyishimire Joshua. Kenshi na kenshi agiye kuvuga uriya musaza bitewe n'uko nanjye nari umufana we, mba numva ameze ukuntu, ariko Polly yari umuhungu. Weho Polly wenda ni nk'iki kintu muvuga. Ejo bundi twari turi kuvuga ukuntu yaba akiriho tuba twaramukoreye anniversaire y'imyaka ejo bundi byari ku munsi wa anniversaire ye. Byari ibintu wenda famiye ye tunayihanganisha byagodi bigoranye kubyumva ko bakagombye kuba bari gukata keke. Ahari aruhukire mu mahoro, kandi niyamutwaye hari byinshi wenda message cyangwa se ubutumwa yari afite ku isi Imana aramukunze kuturusha. Ubwo nyine ubutumwa yaraje kuduha bwari buriya. Weho nicyo uvuga kuri wenda kuri Tuyishimire Joshua? Joshua nanjye nari umwe mu bafana be nyine yari nka roro modoka kabisa. Gusa nyine nakundaga indirimbo ze zatari zimwe na zimwe, ko yarimbaga indirimbo nyine z'ibintu nyine bitreatinga hano nyine muri life nyine za buri munsi nyine icyo kintu kiri mumwe mu bintu kiramukundiraga nyine, ugasanga ibintu aririmba ni ibintu biriho kandi nyine umuntu agenda ahura nabyo nyine muri iyi life tugenda ducamo kabisa. Narabimukundiraga byatari nyine bro. Ni nk'ihe ndirimbo ya Tuyishimire Joshua aba wibuka cyangwa se wakundaga kurusha izindi? Indirimbo nyinshi ziwe nkunda. Iyi ndirimbo wasohoye Inshuti Nyazo, Izina, indirimbo ze nyinshi ajya asohora nagiye nkunda nyine old school ye. Ni nk'iyo ndirimbo wishimira kuba waririmbira abakunzi b'umuhungu cyangwa b'umusaza Tuyishimire Joshua? Akafu gatoya cyane kugira ngo wenda n'ikindi gihe ubundi iyo umuntu wenda ageze gutya Imana ikamukunda ikamuhamagara ukwezi kwa mbere kwa kabiri, kenshi ntabwo abantu baba bakimwibuka, ariko wenda iyo umuntu agenda abona abantu bagenda bakora wenda basubiramo ibihangano bye cyangwa se babiririmba, uwo muntu akomeza kubona ko wa muntu ntaho yagiye akihari no mu mitima yacu. Ni nk'iyo ndirimbo wakubitamo agafuro? Agafuro ke nkunda kavuga ngo ndacyariho ndahumeka, ntawari uzi ko nabakizigenza muri muzika, mwanteye agahinda. Iriya ndirimbo ndayemera byatari. Warawumye fresh murongo waragukomye. N'ubundi abakivuga ngo ndacyariho ndahumeka, ibyabaho byose azakomeza agihumeka, niyo yapfa niyo yagira ute atakuma muri music, ariko nyine aracyahari nawe yagiye, ariko n'ubu tuzakomeza tumuzirikane ku mutima baba. Dusoza, ni nk'iki kintu wabwira abakunzi bawe, cyangwa se ni nk'iki kintu wenda dusoza babwire usezera abakunzi bawe, ushaka kubasezera muri flow, ushaka kubabwira wenda ibintu byinshi bitandukanye, unababwira unasezera unababwira wenda nk'imboga bagukurikiranaho rash? Rasha wallahi uransonga bro. Mfite bebu binkorera, adankorera ambura kuri koro ngahangayika, adankorera afite face binkorera,
idankorera na nyina mu bajama bakanyikorera ngo mfite bebubi nkorera mfite bebubi nkorera ya uburyo tubikoramo bucanga benshi baby komeza ubikore gutyo ntuhindure abadufitiye imihari bananire bazayahekenya bayamarire mu nda bajama banje oya mwika ikintu imbere ye nimwamuhindura mwibaza ibyo aza ahantu abikomora ngo umenya yarabyigiye no mu Buhinde yamani yamani twagusanga kuzembaga rashi umva ahantu hose ni rashi yaba Facebook yaba Instagram ya ni Damu Rashi wambona kabisa tu yamani wakoze bro mwakoze cyane bro yamani thanks peace and love Rashi Rashi turagushimiye wakoze no kwitabira ubutumwire bwa DTR wakoze kuza nikaze tuguhaye kuri DTR cyangwa Damu TV rwa turagukunda cyane turagukunda bro ndagukunda kabisa kandi mwakoze man thank you n'abakurikiranaga Rashi muri iki kiganiro niho byabereye kuri DTR turabakunda cyane mwebwe mukura subscribe namwe mukurikirana DTR turabakunda cyane peace and love ciao ciao